Muraho neza, nitwa PACIFIQUE TUYISABE, ntuye mu karere ka Rwamagana. Rero nanjye nigiye kuri iyi apu Kora Rimwe, njyewe ni ubwa mbere nari nkoze ikizami, gusa hari abantu benshi nari nzi bakora rimwe, agakora kabiri, agakora gatatu. Nagiyeho mfite ubwoba pe, ntabwo nari nizera rwose ko nshobora kujya gukora inshuro imwe nkabona ndayizanye. Iyi application yaramfashije, dufite umutica udufasha rwose bikomeye. Ikibazo ugize wifuza kubaza, icyo ushaka kumenya aragusobanurira, ahora ari standby. Njyewe nagiye gukora exame, nicaye kuri exame wagira ngo ni njye wari wayiteguye. Niricaye mbona buri kibazo cyose nagisomye inshuro irenze imwe, ndatsinda. Hari abandi bantu bagera kuri babiri bari bamaze gukora, bigiye ku magazeti, yari amaze gukora inshuro ebyiri, ari iya gatatu. Mushishikariza kwigira kuri Kora Rimwe, aratsinda nawe. Mu minsi ishize yampamagaye ariko mbwira ko yatsinze neza, yakoze rimwe aratsinda, ariko nshimira. Rero nabashishikariza kwigira kuri iyi apu. Ntabwo ari ibintu umuntu aza hano ngo abeshye, kuko njyewe si umuntu umwe, babiri, batatu mbona, yewe n'abamaze gukora baraza bakatwereka ko batsinze, ariko njyewe numvaga nyine numvaga bitavamo, bitazapfa gukunda. Nanjye natunguwe no kubona nyitsinze. Rero buri wese ndumva yashishikariza umuntu ufite gahunda yo gushaka provisoire, kumushishikariza kwigira kuri application, kwinjira kuri iyi myitozo mishya no kuri YouTube channel. Ibanga rikomeye cyane riri ku myitozo mishya. Ibibazo byose batubaza nimwo biba, nta kibazo na kimwe babaza kitarimo. Rero buri wese uri kwiga cyangwa se ugamije kwiga, ugamije gushaka provisoire, niyiga ashyizeho umwete, asome ibintu byose yifuza kuri provisoire azabimenya. Murakoze.